ikiganiro gisoreje aha ngaha taramuhita inshuti yanjye fata ibyawe basezeranye ndasezeye bye bye ndasezeye zana Jerime muraho neza mumeze mute twebwe tumeze neza cyane nkuko mubibona rero ntabwo ndi jyenyine ndi kumwe na mugenzi wanjye Jerime bite meze neza cyane meze fresh waye bitanu basubije gutya rabango ngo haye 5k. Okay, merci. Uyu munsi rero tuje twabahinduriye tugiye gukora ku kiganiro cy'umuriro, tugiye kudibetinga njye na Jerime niba na ngombwa turarwana tugiye gukora ikiganiro mpaka ku buryo dushobora kuza kurwana ariko nubwo biri burangire munesheje. Oya niba na ngombwa n'ubugiye kunkubita ndabwira cameraman aze adukize. Ntago yanyiteza nawe baranzi ako uru rubo kurabona siko n'umuhungu wa John C ndatinye ntinyemo nuko rero tugiye kuganira kuri karakari kanyuzemo tugiye kuganira kuri topic ivuga kuri gender balance, ku buringanire bw'umugore n'umugabo cyangwa se bw'umusore n'inkumi. Ariko njyewe tugiye kuganira kuri gender balance cyangwa se uburinganire bw'umugore n'umugabo cyangwa se bw'umukobwa cyangwa se n'umuhungu. Ariko njyewe kubera ko iyi topic twagiye twumva yagiye iteza saga nyinshi mu mihanda, hari bamwe bumva ko hadakwiye kubaho uburinganire, abandi bakabona yuko uburinganire bukwiriye. Ariko njyewe ndabamagaze ku ruhande rw'abagabo bemeza, simvuze ko ari bose, hari abemera yuko ubwo buringanire bugomba kuba, ariko njyewe ngomba kuba mpagaze kuri ni debate, ngomba kuba mpagaze ku ruhande rw'abagabo batemera ko hatagomba kubaho uburinganire. Tugiye kubitangira tubisesengure. Nge ndahita ntangira muza mwitangirira Imana ijya kure mu muntu. Noneho ningutsinda ndagukubita ingumi pompage nyangumi nyangumi. Okay, ubwo nge ningutsinda ebana mwemere twatunu kumva nabandi butuvugire imbere. Jese kuki ntari bugukubita gusa wanshobora koko naye ndaguha ingumi ya danje ntacyo nunshobora unkubite. Ariko turarwana imbere twavuye inyuma ya kamera. Oya tugomba kubyereka abadukurikiye n'uwanesheje undi. No nkubita ndabyemera, nubwo ngiye nzongera no gukora ikiganiro uhita wishakira undi mupati natari ngewe. Oya ndamushaka pe ndeta nkugurisha. Usibye ko yumugurishije bamangayese cyangwa cyo nkasenye. Hari umuntu ufite nka 500 mwihere no mu partner. Ntacyo dupfa kuba turi buyagabane. 500 oya. Ndarye urama 2 gute se? Ndarye ngiye nyine. Karakari kanyuzemo reka dutangire. Nje rero ndi ku ruhande rw'abemeza yuko hatagomba kubaho uburinganire. Kubera ko nge ndatangira mu itangira Imana iri mu muntu. Ku bwanjye mbona ko Imana itigeze yifuza ko hagomba kubaho uburinganire. Urabizi neza? Ndabizi. Ndabikwereka. Ndanabikwereka no mu ndagoreza n'ingero nyinshi cyane. Ndi ku ruhande rw'abagore, abagore twese twemera uburinganire. Mwemera uburinganire. None se kuki babahaye uburinganire aho kugira ngo mukoreshe neza mugatangira kwishyira hejuru? Ahubwo ngiye mbona ikintu wenda kijyanye n'uburinganire Satani yarakijishemo inyuma cyane kugira ngo umugore yumve yuko akwiriye kuba kuringanira n'umugabo kandi atari ko Imana wenda yabishatse, sibyo? Hanyuma duhera no mu ntumwa burerega no mu ntumwa za Yesu nta mugore yigeze akoresha be n'umwe. Ngambwira mu ntumwa za Yesu umbwira ahantu harimo umugore. Mbese nuko batari bashoboye cyangwa nuko ntabwo hari intuza, hari impamvu ifatika yuko wenda hari yabonaga cyangwa se suko mudashoboye. Ubwo se ushatse kuvuga ko Yesu impamvu intumwa ziwe zari abagabo ari uko abagabo abarutisha abagore? Imbere ya Yesu nukuvuga ngo abagabo baruta abagore. None se ngewe ndabikwe nakubajije mbwira kuva mu itangiriro Imana yaremwe intuzi yamuremeye umufasha. Nigeze yifuza ko barenganira ngo bebe
50 kuri 50 ngo bimeze wapi. None se dusubire wenda mu mateka ya kera y'u Rwanda. Kera wenda umugabo agifite ijambo, reka tuvuge wenda bise n'ubararifite atarazaho ikintu kijyanye n'uburinganire. Umugore sigo yubahaga umugabo, nibwo yubahaga umugabo, ariko ubu ngubu bitewe n'ukuntu babahaye n'uzi ijambo mwaryuririyeho, umugabo nta kivuga, uravuga nakwita nk'inkongi ho gatoya ugahita yiruka ugahita ujya ku murenge. Imana ikurema ikakuremera umufasha. Yigeze hari ahantu yigeze ivuga ngo umugore wawe ujye umuha inkonji akwiriye gukubitwa. Semwe ntabwo mukosa muzakubitwa nande se? Kuki ukosa? Nta mugabo ukosa. Nta mugabo ukosa. Iyo rero ni ryakandamiza bano abagabo baradukandamiza cyane. Bakandamiza gute? Wapi? Ntago tubakandamiza, ahubwo mwebwe muratusiga. Bagore mwe ko ngiye kubasebya arezi ko ndi butsindeje rimwe. Umva nkubwire. Ambwiye yuko Imana ngo yaremye umufasha. Arangije azana akantu ko kuvuga ngo sinshobora gukosa ngo nkubite inkonji nkande. Oyi, sinogukubita inkonji gusa, ahubwo wakosheje ngomba kukunyuza akanyafu. We ntabwo ukosa? Nta mugabo ukosa yewe. Murakosa zo uko mwivuruguta mu makosa. Nta mugabo ukosa, ni nka bya bindi bavuga ngo ndahita ngoreza urugero, sibyo? Uzarebe umugabo ngiye nshobora kuguca inyuma, sibyo? Akaba atari n'inuza wenda ari bya bindi ya kamere y'umugabo, nkaba ngufitiye n'urukundo, sibyo? Ariko umugore waciye inyuma umugabo biba byarangira urwo rwase. Ibyo bintu bihagazeho. Ni bangahe uzise baciye? Abadukurikiranye mutubwire iki kintu namwe niba mutabizi. Umugore waciye inyuma umugabo. Burya rero reka nkubwire, n'umugabo waciye inyuma umugore ntabwo ashobora ibyo ari byo byose nimba agenda akaguca inyuma. Bivuga ngo hari ibyishimo abona hanze atajya abona mu rugo. Yego niko bimeze, ntabwo unyuzwe mu rugo. Nimba unyuzwe urajya 90% y'ibibazo bigaho. Ese Imana ko yakuye, reba hano, Imana ko yakuye umugore mu rubavu rwawe, yakuye abagore mu rubavu rwawe. None se Imana wasashe uwo mugore Imana yagukuriye mu rubavu urajya hirya gukora. None se kuki yabanje kuri mu mugabo? Yarakuremye se nyine ngo abagore bose ubikubire, yarakuremye iti kuremera n'umugore wawe. None se ntabwo uzi umugani uvuga ngo abagore bose nabo umwana? Ibyo ni imigani. Kubera iki? Yaciwe n'abagabo, kubera abagabo muri ibi bisambo. Muribuka kera umugani ugana kari. Boshya muribuka kera ibintu bavugaga bagikandamije abagore. Ibihe? Nta mugore ngo waryaga ihene. Nubwo ahubwo ibyo byari ubusambo. Nta nubwo mukuriye no kuzirya. Ariko se waretse kumvugiramo wa mugabo umva se ngenda guhonda, ahubwo nakubwiye ndanagukubita. Umva rero babwize naje mfite imyuka ntago jerime turi bushobokane. Umva ngo banze reka nkubwira ikintu umugore ashoboye. Ntiyashoboye. Mbo badukuye mu rubavu rwanjye, sibyo? Ibyo bintu rwose turabyemera 100%. Babasinzirije ntago mwumvaga ntimuzi byabaye. Muza aho tubakura turi maso, uburibwe tunyuramo twebwe aho tubakura nta n'udusinziriza. Muza twumva turibwa dutaka. Wabyumvise? Umva ikintu umugore ashoboye, tuba twita amezi 9 turuka ducira tunanirwa kuryama, tubura ibitotsi, twigaragura mu buriri muturemereye mu nda tunanirwa kurya. Tukababyara mukatubyara tukanuye twumva turi mu buribwe. Warangiza we mugabo ukicara hariya ngo umugore nta jambo afite gute? Umugore yarakubyaye, noneho reka va kuri ubwo buribwe bwo kukubyara no kugutwita, jya kukurera. Wari bwarebeho? Oya, reka mbanze ngende fanda aho hantu ngo umugore ngagatwita ngamezi 9, hanyuma se mbere yuko atwita icyo gikorwa kiba cyabayeho wowe wakigiranye wenyine. Good. None se reka nkubwire, iyo utabinda se uba uri mu buribwe bungana iki? Uba wariwe cyane. Wagize ngo ni buri muntu wese upfa gutera inda se? Wagize ngo ni buri muntu wese upfa gutera inda? Babwize ukuri jerime ntabwo twashobokana.
wagize ngo ni buri muntu wese upfa gutera inda. Ntabwo ari buri muntu wese upfa gutera inda, ari n'ugerayo agatangira buri wese upfa kubyara, ariko buri wese ariko yubaha akazi k'undi. Twubahane inshuti yanjye, twubahane. Njye nakubwiye ngo nitutamwubahana turarwana. Nta kibazo, sibyo? Ndabizi ko utanesha, ariko twubahane. Ndakuvura uyu munsi mana yanjye. Uremera yuko ako kazi gakomeye umugore akora, tureke ibindi byose, uremera ko ako kazi nkubwiye hera ku kwezi kwa mbere uzisitiraga umugore acamo atwite, hanyuma uzisitiraga umugabo acamo ari gushaka amafaranga ibitunga umuryango, hanyuma reka nkusetse. Hano haruguru hari ahantu Jenny afite business. Iyihe? Ibabeshye. Ibabeshye. Jenny wakababaje. Jenny agaswama. Hano hantu Jenny afite business, aracuruza ibiribwa muzaze mu muhahi. Urumva? Oya wimindura mushi. Ariko reka nkubwire. Reka mbabwize ukuri. Boutique ikurikiyeho. Iba yicaye monde. None se? Ikubanjirije yicaye monde. Yicaye umugore. Ikurikiye yicaye monde. Umugabo. We. Igukurikiye uri hagati ndagukubita nyine si bino twasezeranye se. Wowe uri hagati. Boutique ikubanjirije yicaye monde. Imbanjirije umugore n'umugabo. Nta kibazo. Ibyo byonyine ntacyo birahagije. Yicaye umugore n'umugabo. Uwo mugore se aba yaje gukora iki? Aba yaje gushaka amafaranga, ariko nawe ngaho uzinga ibintu ngo umugabo acumba. Icyo nshaka kukubwira ni iki ngiki. Uriya mugore use urafite umugabo simbizi nako, ariko ntawe afite, tubivuge ko ntawe afite, kandi simbizi niba ari ariko yicaye hari ashaka amafaranga se. Ari gucuruza ubusa, uragenda ukamusekera akaguhereza ibi. Umva nyine ni bya bindi nyine ibiro by'ubungu bitari binakwiriye. Nibyo njye nakubwiraga ko hadakwiriye. Ubundi ntabwo uburinganire bukwiriye, niyo mpamvu nakubwiraga yuko niba ari muri iriya business n'umugabo akagombye kuba yicayemo. Umugabo ari gukora ibindi nawe kugira bahuze, reba ibihe tugezemo. Nimudakorana ngo muhurize hamwe. Yakareka umva ni nayo mpamvu abana b'iki gihe batakigira uburere. Kubera yuko ureba umva si impamvu abana batakigira uburere. Umugore yagiye gushakisha amafaranga, umugabo yagiye gushakisha amafaranga. Ninde uri bwite ku nshingano z'urugo ngamenye ngo abana bariye ngo bakarabye. Umukozi abana se umugore niyicara baramurya. None se nge mbere y'iki ko mbere akazi kanje amafaranga yawe ntahagije inshuti yanjye. Reka rero mukanyuze bakubwire bati ibihe tugezemo bitandukanye n'ibya kera. Ni bimwe twavuze muri bya biganiro byashize. Kera wajyaga hano ku rugo ugatema igitoki, umugore yahinze ibitoki ruga n'umugore kera yaraparticipaga mu rugo, nta mugabo wanashakishaga. Kera uziko ari abagore bari batunze ingo, ariko ayo mateka urayazi. Hari umugabo wahingaga cyangwa ntabwo babyukaga bicaye mu rwagwa. Kera amateka turayazi. Kera ryari kubw'igihe abagore bari bakoronije ryari nyine. Nkubwire ngo kera ryari mbere y'uko uburinganire buza. Uzi igihe uburinganire bwagiriyeho? No gusanga uri kuvuga ngo kera uriho muri 2000. Nta kibazo, ariko amateka abereyeho iki? Amateka se wamenye gute wowe uburinganire? We wavutse uburinganire butariho. Ndashaje, urabona uruhara rwarapfuye kwizana. Kicyana twariganye ntago gishaje kirabye. N'abantu zimwiganaga bafite imyaka 30 kandi bafite 10 n'ingahe. Twiganye se mfite runo ruhara. Jeri marananiye pe. Bashuti bacu bakunzi bayiriza official, njewe ndangirije ikiganiro aha Jeri marananiye. Ngari kana no dukore conclusion. Sibyo? Nta conclusion ntago ndarangizanya nawe. Ariko reka ntago ndarangizanya nawe. Buri wese yubahe undi mu kazi ke. Ariko mugabo uragenda ntacyo ukavunika, reka tubyemere umugore asigaye mu rugo. Hari utekereza ko aho uri mu mafaranga wavunitse kurusha umugore? Umwana umwe araririra hano, undi araririra hano, uriya yikoreyeho pupu, undi yikoreyeho ibiki, ugiye kumuhanagura, undi arashonje ari kukurira, bose ukeneye kuboza, ukeneye guteka umugabo asange bihiye, ukeneye kumesa, ukeneye gukora isuku. Hanyuma harya reka mbabaze,
uwo mugore ntacyo tubyemere, nubwo nabo basigaye bajya gushakisha kugira ngo murabibona n'abaminisitiri b'abagore barahari nibo benshi, abadepite b'abagore barahari nibo benshi, ariko ntacyo tubyemere ko yasigaye mu rugo. Uziko baguhaye ngo sigara mu rugo, wenda ntunasigarana abana, akazi umugore akora utagashobora. Ariko hari ikintu uvuze numva kinkoze ku mutima, kandi harya twavuze gutsindwa biri bigende bike, hari ingumi ya danje subizi se wambabari oya ndayigukubita pe cyo twabyumvikanye. Ubundi ubugabo utisubiyeho ububyara ububwa, reka nkubwire ukuntu nisubiyeho nk'umugabo, sibyo? Mu by'ukuri hari ikintu uvuze pe nisubiyeho n'abadukurikiye babyumve babyandike no muri comment. Mu by'ukuri uburinganire burakwiriye kubera yuko abagore murashoboye n'ukuri pe. urabuzi umugore nanjye nubwo wenda hari igihe ari uvuze ikintu numva kinkoze ku mutima nsubiza amaso inyuma, sibyo? uzi kugira ngo umugore amezi 9 mu nda yawe ubyare, noneho ntago yazi igihe nayaciyemo nshuti zanjye. n'ukuri noneho ikindi kintu mvuga ngo uburinganire burakwiriye, n'ukuri buriya niba hari abantu ba mbere, sibyo ko hari igihe hari abantu bashobora kuba bafite imyumvire nk'uko wenda nanjye natekerezaga mbere, cyangwa se ari n'abandi bantu kuri ni debate bumva ko umugore adashoboye, bumva ko umugore ari igicibwa, bumva ko umugore nta kintu ashoboye. Ubu turanabibona no mu nzego zigiye zitandukanye cyane ukuntu umugore afite ubwenge atekereza, kandi uzanabicunge urebe nko mu rugo rw'umugore n'umugabo bahuje harimo ubwumvikane, aba ari ijuru rito pe. ndatsinzwe dore ikiganiro gisoreje aha ngaha taramuta nshuti yanjye fata ibyawe basezeranye, ndasezeye bye zana Jeremy buretse gukatinga ngo ino wicare hano ibyo tutararangiza ntabwo reka bari abantu wewe nduranyumvise ko bari hari icyo batarumva. Imiruho mbabwiye umugore anyuramo aya ari mu rugo murayumva, kana kamwe kararirira hariya kandi kararirira hariya, akeneye guteka, akeneye kubasinziriza, akeneye kuboza, akeneye kumesa, akeneye iki mbo warangiza ugataha. Rero tingende umugabo wagamitse wakoze mu mifuka, uvuye no kunywa wanashyizemo kamwe, wamaze se mada byahiye ntabwo birashya harabura gato, kabari urushyi rwo mu matwi harya ubwabazi ntabwo bikwiriye. Bo wenda ahantu abagore nabo tubagarukeho kuri conclusion, tubagarukeho abagore wenda nabo ntibikwiriye ko ashobora gusiganya nk'umugabo nk'umurimo wenda nawe atashobora, anga mubwire wenda ngo zibyombo, iyo ni imirimo y'abagore. Wenda ngo nataha amubwire ngo nanjye niriwe nkora ibi, ngo ubwo rero ubwuje nawe kora ibi, nawe avuye mu kazi ke mwubahira akazi kavuyemo, ariko nawe akubahira kawe wiriwemo. Conclusion rero uburinganire pe burakwiriye, bwaje bukwiriye cyane pe, bwaje bukwiriye. Ubu ndatsinzwe, nari ngiye gukubitwa ariko kiramanitse cyaje donda yamanitse ngiye ariko behind the camera ndamuvuna ntago narangirira ndantera isari rero. Oya n'ibyanye n'iby'uburinganire ndayite aryo no quality. Noneho mwakunze ibiganiro byacu uyu munsi twahende, none twagiye muri debate kubera ko maze iminsi ndarura ibyuma, nayenzi yuko iriza ni umukubite yumvaga ari bunshobora, ariko aneye ubwoba kandi ndamuzi nawe nirwanyi. Ubungubu ubu mumbona rwose nshobora no gukubitwa. Oya ntabwo ari bushobora mukanya ndakubitwa. Ibiganiro byacu nakagaruka mureke ninjye kwikubitira umuntu vuba, naho ubutaha tubafitiye n'ibindi byiza cyane byinshi. Twizere ko mwaryohewe n'iki kiganiro, nimba waryohewe byandike muri comment utubwire nawe utese uburinganire urumva bukwiriye nyuma y'ibyo tuvuze. Murakoze bye bye. Ubu ngiye gukubitwa.